Crypto mining zone. Subscribe, share, like, and comment. Watch full video for understanding. Thanks. Yes guys, meze mute hello, nizere ko mumeze neza, abari mu gisibo cya Ramadan, abari mu gisibo cy'abakatolike, nizere ko amasengesho akomeje kugenda neza cyane. So uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe, hari saga imaze iminsi ibunga y'amakampani y'ama-scams, y'amaponzi yarabiciye hirya no hino, so niyo mpamvu mubona uyu munsi mpereye kuri iyi foto nyabuneka muyirebe, abazizi barazizi, izi za beri dore ni uku zagiye, murabona ko abantu bo muri STT bariho barabasaba amafaranga atari make, ngo 30% yayo bafitemo, ngo nabo babaciye miliyoni 10. So izi zose nubwo ko scam zigenda, twagiye tubivuga mu magurupe hirya no hino, ariko abantu ntibatwumva, ariko ababashije kuyakuramo it's okay, ariko nyine ubwo abahombye namwe mwihangane. So iyi industry niko imeze, iri risk cyane kuyizamo, ntago byoroshye. Yes, ni metode nk'ibisanzwe mugiye kubana muri iki kiganiro kuri YouTube channel ya Crypto Mining Zone. Subscribe, share, like, comment, then go to our descriptions through the more button or through the more directly on this video, then read the description notes, and after remember to join our WhatsApp group. Nibyo nyabuneka mubikore, ni subscribe, ni share, ni like, comment, ikindi ukajya muri description cyangwa se aho haba hari detaye, aho tuba twaramburiye ibijyanye n'iki kiganiro, ukagira gute ukasangamo amalink atandukanye na information zitandukanye, harimo na link ya WhatsApp yacu ukayijyamo. Yes, ubwo reka twanzike, ntago nje kuvuga kuri STT cyane, wenda umuntu azabishakira igihe dukore nk'ikiganiro kinini, umuntu akore nka research, bakorera ikiganiro tumenye ngo ese ubundi ikintu cyitwa ponzi scheme byagenze bite, ese cryptocurrency yakinjiza amafaranga gute, duhora tubivuga. Wenda mbanyuriyemo gato, cryptocurrency ishobora kwinjiza amafaranga mu buryo bwa trading, nibwo buzwi cyane, aho habamo spot ndetse na future. Ushobora kwinjiza amafaranga mu buryo bwa aho ushobora kubika amafaranga yawe kuri Binance ukayastakinga bakajya bakungukira, cyangwa se n'izindi exchange. Ikindi ushobora kubona amafaranga mu buryo bwa cryptocurrency binyuze muri mining, ari nayo nzira twanyuzemo, aho twebwe twamamaza software yaba azakoresha izo bitcoin cyangwa se n'izo bitcoin, ko nazo ni software. Icyo mugomba kukimenya mukiga, cryptocurrency ni software, ayo mafaranga ni amafaranga y'ikoranabuhanga, niko tubigira. Ariko ubundi maze kugira advanced knowledge ni icyo twita software. Nka antene mubona ko izakoreshwa muri software zijyanye n'iki, na betting, hari izizakoreshwa muri education, hari izizakoreshwa muri finance ubwazo, Pi izakoreshwa mu bijyanye na makode yo guhererekanya information hagati y'amabanki n'andi, mu gihe zizaba zemerewe gukoresha cryptocurrency. So ibyo byose ni ubumenyi, ni ukwiga, ni nacyo murasabwa kwiga kugira mutazajya mugwa mu mitego nk'iyi ngiyi. So hano rero ni beneri irimo iraburira abanyarwanda yuko ayo mafaranga batagomba kugira gute kuyatanga, aho bavuga ngo please ignore this fake news. Banki nkuru y'u Rwanda irasaba buri wese kwirinda aya makuru kuko ari igihuha, kandi inzego zibishinzwe zirimo gukurikirana iki kibazo cya STT. So ubwo ntabwo nshaka kuyitindaho, icyo wamenya twavuzeho ku bijyanye na Capital Market Authority mu Rwanda, ibintu byemewe, cryptocurrency yose ntiyemewe, even n'ibi dukora bya mining nta regulation zihari. No mpamvu nuzamo uzakore research ihagije, umenye ngo ese ugomba kubamo cyangwa se ugomba kubireka. Ariko kubera nta mafaranga bigusaba ntacyo bitwaye, naho izi zindi zo zizagusaba amafaranga, bayatware urire. So icyo ni kimwe.
Icyo ni kimwe rwose twavugaho, ubwo iyi ntabwo dushaka kuyitindaho cyane, ariko tuzakora ikiganiro tumenye ngo ponzi scheme zatangiye ryari, se ziba zimeze gute, kiributo zimeze gute, ariko ubwo ntarakomeza hari icyitwa Capital Market Authority. Iki ngiki ni ikigo gishinzwe isoko n'imigabane mu Rwanda gifatanya na BNL. Ibyemewe muzabona by'ubucuruzi bwo kuri online business ni izitwa forex trading. Izi zo ziremewe mu Rwanda, ariko zemewe ku muntu ufite license. Nimba kubwira ngo ngwino ngushorere, ubwo ntagushorera, azaba akoze nk'umubloka, ibyo birumvikana. Barahari wenda bazapurayinga kuri ubu, ntabwo navuga ngo ni bande kuko risohotse vuba. Ibyo byo biremewe. Gucuruza amayero n'ama USD, iyo pair, trading pair zirahari, ukoresheje aba broker bagiye batandukanye, ariko ibijyanye na cryptocurrency nta regulations bifite mu Rwanda. Ariko forex trading byo byumve, ni nko gufata exchanger ziriya tujyanaho amadolari batwohereje kuri Western Union bakaduha amanyarwanda, ni nko kubifata ukabihindura muri buryo bwa online, ugafatira iyo fise ibiri i Kigali hari ahanditse forex bureau, hose ukabyimura ukabishyira kuri online. So ibyo byo biremewe. So iyo niyo video twayiho tureba ku bijyanye n'iyi saga imaze iminsi, muko nabasigiramo Rwangombwa John video yatanze nayo mukayumva, mukakomerezaho. Ciao ciao, remember to subscribe, share, comment and like. Yewe n'amakuru tubona ubwo mu kwezi kwa gatanu tugaruka muri Monetary Policy Committee, hari icyahindutse nacyo tuzakigaragaza. Ku kibazo cya cryptocurrency, reka dutandukanye cryptocurrency na forex trading. Itangazo ryatanzwe na CMA na Capital Markets Authority ni kuri forex trading. Iyi forex trading ni nko kuvunja bakoresheje ikoranabuhanga, bitandukanye na cryptocurrency. Ntabwo ari cryptocurrency, ni amafaranga asanzwe, ni amadevize bagura bakagurisha, ntabwo ari cryptocurrency. Ariko noneho nabyo ikintu icyo ari cyo cyose, umuntu uwo ari we wese ugiye gukora ubucuruzi bugendanye n'amafaranga agomba kuba afite uruhushya rwatanzwe na Banki Nkuru y'Igihugu cyangwa rwatanzwe na Capital Markets Authority. Icyo tubwira abantu, umuntu uwo ari we wese uzaza kubwira ngo aracuruza ikintu kigendanye n'amafaranga, ntuzajye muri ubwo bucuruzi kereka wizeye ko afite uruhushya rwa Central Bank cyangwa rwa Capital Markets Authority. So, ibyo ngibyo tubisobanurira abantu, ariko umuntu agatangira kubwira ngo ariko afite icyemezo cya RDB. RDB itanga ibyemezo by'abacuruzi b'ubwego bwose, ariko kubera uburemere bwo gucuruza amafaranga, niyo mpamvu hashyira ibigo byihariye byo kugenzura ubucuruzi bw'amafaranga cyangwa ubucuruzi yego bugendanye n'ibintu by'amafaranga. So nta muntu n'umwe wemewe gucuruza ibintu bijyanye n'amafaranga adafite icyemezo cya Central Bank cyangwa cya Capital Markets Authority. Ibya cryptocurrency byo nta n'umwe tubihera uburenganzira, nta n'uwemewe kubicuruza, nujya kujyamo kubishoramo imari wowe ushatse kwihombera ku bwawe. So abantu bamaziye batwandikira barabyandika kuri Twitter bigiye bakantaginga ndabibona. Tugerageza gusubiza, Central Bank gerageza kubasubiza, ariko ugasanga kwanza ushobora kuba harimo n'abo ngabo bashaka gukurura abantu muri ubwo buriganya. So rwose ndongera kubishimangira, ntimwitiranye iriya tangazo ryatanzwe na Capital Markets Authority kuri forex trading n'ibya cryptocurrency. Cryptocurrency nta regulation yabyo ihari n'uyu munsi, nta n'umwe wemewe kubikora ku mugaragaro. Ugiye kubijyamo ubwo ugiye gufata risk, ubwo wemewe kwirengera ingaruka zabivamo. N'ibindi ibyo ari byo byose rero n'ibyo byemewe nabyo umuntu ubicuruza nuko agomba kuba afite uburenganzira bw'ikigo cyashyizweho na leta kugenzura ubwo bucuruzi. So rwose ndagira inama abantu kwirinda ababashuka ngo barakira mu munsi umwe. Crypto Mining Zone. Subscribe, share, like and comment. Watch full video for understanding. Thanks.